Perezida Kagame nyuma yo kuvuga ku kibazo cy'umuceri wa Bugarama abahinzi babonye igisubizo. Urabibona yuko imodoka zatangiye kugura, batangiye gupakira, abahinzi mu by'ukuri batangiye kugaragaza akanyamuneza. Ibi byabaye nta gihe giciyemo mu Rwanda havuzwe ibyizamuka ry'igiciro cy'umuceri, dore ko mu kwezi kwa kane umufuka w'ibiro 25 by'umuceri waguraga ibihumbi 48, ukaba warazamutse ukajya ku mafaranga 55,000 by'amanyarwanda. Ibi zamuka ry'ibiciro ryatunguye benshi, aho bamwe bavuze ngo mwaba muzi impamvu twabuze umuceri, ngo yaje kureba umuceri tumaze imyaka myinshi turya, ngo usanga harimo wavunitse. Uwo nguwo yari Scovia, siwe gusa kuko hari n'abandi byatunguye. Bibaza impamvu igiciro cy'umuceri gishobora kuzamuka kuri uru rwego mu gihe kitangana n'ukwezi. Ibi byose byatuye nuko hari amatoni n'amatoni y'umuceri yazaga mu Rwanda avuye muri Tanzania agasubizwa hanze y'igihugu, hakiyongeraho na cya kibazo cy'umuceri nyarwanda utari gukurwa mu bahinzi ngo uzamuke ugezwe ku isoko uhabwa abaryi. Iki ni ikibazo cyarijije imbaga nyamwinshi, uhereye ku bacuruzi ukaza ukagera ku baryi. Bose baravuze bati nyakubahwa minisitiri, turakwinginze cinkoni zamba nyamuna widufata ku gifu. Mutubabarire, mutwumve turarangiye kuvuga ngo hacitsemo 5%, ubundi twaje kugutakambira iyo dusanga harimo ikintu cyica umunyarwanda. Mwanjye uhagaze aha ngaha iduka ryanjye rirakinze. Iri ni izamuka ritari risanzwe, kandi n'uno munsi turi kuvuga umuceri uracyari ku giciro gihambaye. Ariko ubwo nyakubahwa perezida wa Repubulika yabijemo bishobora kuba bivugutiwe umuti urambye. Mu muhango wo kurahira kwa Minisitiri w'Intebe n'Abadepite wabaye tariki ya 14 Ugushyingo 2024, mu ijambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Kagame yagarutse ku kibazo cy'umuceri wo mu Bugarama. Abahinzi bamaze igihe bavugira mu matamatama ko basaruye umuceri imifuka ikuzura bagahunika bategereje abaguzi, ariko amaso yabo agahera mu kirere ngo bategereje nk'abategereje Yesu. Ni muri Rusizi batabaza ko bahinze cyo tubatoza tubabwira, bahinze umuceri bareza, ariko bigeze aho uwo muceri amatoni n'amatoni arababorana kuko ntafite aho ajya. Nyamara nubwo uyu muceri wenda kuborera mu mifuka hanze ku isoko, uruheke rw'umuceri nyarwanda ruri kubona umugabo rugasiba undi. Iki kibazo ko ari urucabana, ni gute kinanirana? Ni gute umuhinzi yeza akabura umuguzi? Mbese nk'aho baye perezida wa Repubulika, iki kibazo wakibaza nde? Ninde wakiryozwa? Ubwo Kagame yiteguraga kwitabira umuhango wo kurahira kwa Minisitiri w'Intebe n'Abadepite, nibwo yaguye kuri iyi tweet yakozwe na RBA. Nagize nshakisha amakuru ku internet, uza kubona kuri social media umuntu cyangwa abantu batabaza 35% by'umusaruro w'umuceri uherutse kwera mu kibaya cya Bugarama bingana na toni zisaga 2600 wonyine umaze kugurwa n'inganda zibutonora. Ni mu gihe umuceri wose weze ungana na toni zisaga 7,000. Abahinzi barifuza ko usigaye nawo wagurwa kuko uri kubapfira ubusa. Iyi tweet nawe uyiguyeho, niyo waba uri umuturage usanzwe utari perezida wa Repubulika, yagutera agahinda. Bayo udafite n'umutima ukomeye wasuka amarira. Perezida Kagame ibi byamuteye kwibaza impamvu umuceri ushobora kuborera mu bubiko kandi ku isoko abanyarwanda bawukennye. Bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa Kigali bavuga ko kugeza kuri ubu ibiciro by'ibiribwa ngo birimo kuhahwa n'umugabo bigasiba undi, ariko byagera ku muceri bigaca umugani. Atariko bigomba kugira uwo biryozwa, dore ko ibuye ryamenyekanye riba ritakisha isuka, nubwo ryayisheho gato ikaba ifite igihanga. Tuzayityaza tuyihingisha uko imeze kose. Iyi mvugo abanyarwanda bose babashije kuyisemura nubwo iri mu Kinyarwanda. Byadusabye gutegereza igihe gito. Bamaze gushyira hanze imyanya y'abagize guverinoma nshya, nibwo nashubije amatwi inyuma. Nibuka ko yari ashatse kuvuga ko Dr Ngabitsinze, Minisitiri w'Inganda n'Ubucuruzi, atazongera kwicara muri guverinoma, dore ko ari we wari ufite mu nshingano gukemura iki kibazo cy'umuceri. Ngo aho ibyago byaje ibihuru bica umuhoro koko. Aka kabazo gatoya toto kirukanishije umugabo
mu ntebe y'abaminisitiri. Si mu Bugarama gusa kuko no muri Kabuye hari toni zirenga 800 zose zimaze amezi arenga 5 yose mu bubiko zarabuze umuguzi. Kandi si ubwa mbere havuzwe ikibazo cy'umuceri wabuze isoko kuko no mu mwaka wa 2020 havuzwe toni 650 zaheze ku mbuga zidashakiwe amasoko. Ibintu byatumye biri ku isoko birushaho kuzamura ibiciro havugwa ko byabuze. Ubuse babikura ahubwo kujya uzajya umuceri hari munoza mu cyaro. Reka ibintu byose bizaba byarahenze, ibintu byose ngo byarakomeye. Usibye umuceri kandi hari indi myaka bavuga ko yabuze isoko. Nk'abahinzi b'ibigori mu karere ka Nyagatare bakunze kugaragaza iki kibazo, ndetse ntitwabura kuvuga ku bahinzi b'ibirayi mu karere ka Musanze. Ibirayi bikomeje kubaborana kandi ikirayi hano muri Kigali kiragura umugabo kigasiba undi. Nyuma y'uko Perezida Kagame yigira muri iki kibazo mu minsi itarenze 3 gusa, abahinzi b'umuceri bo muri Bugarama bari bafite ibyishimo byinshi cyane, dore ko byatangiye kubona abashoramari baje gupakira uno muceri bakawujyana mu nganda kuwutunganya. Twahise ko twumva nyine biturenze n'ubwenge bwacu, twari twarihebye. Mitiweli bakaza kudukomangira nijoro turyamye, tukibaza aho mitiweli tuyikura bikatuyobera. Mana, ahubwo n'imbuto buracyajya kuyireba nzafumbire. Mpagaze hano mushimira nyakubahwa aragahoraho, Imana igihora imuturindira kandi murebe kuko adutabarira igihe cyose iyo dutatse yaratwumvisha. Muri make navuga ngo Imana imuhe umugisha kuko intego zose avuga n'igenamigambi ategura arishira mu bikorwa kandi ku gihe. Atangiranye natwe neza, kumva amarira yacu n'ibyo twamusabye akatwumvira ku gihe. Ngiye ku bwanjye nkabyishimo, ahubwo numva kuzamubona wenda nkamukura mu biganza byandutira ibindi byose ko ni intore isumba izindi. Kampani yitwa East African Exchange niyo yiyemeje kugura uyu muceri, kandi umuhinzi wese agomba guhita yishyurwa ako kanya. Ubu tuvugana toni zirenga 4,000 zimaze kugurwa, kandi n'abahinzi bamaze kubona amafaranga yabo no gusubira mu mirima. Perezida Kagame ku wa 16/8/2024 ashingiye ku biteganwa n'itegeko nshinga, cyane cyane mu ngingo yaryo y'116 yashyizeho guverinoma nshya izamufasha kuyobora muri manda nshya y'imyaka 5. Hashyizweho abaminisitiri 21 n'abanyamabanga ba leta 9, ubwo bose hamwe ni 30. Iyi guverinoma nshya 90% igizwe n'abaminisitiri bari basanzwe bariho, dore ko itari guhinduka cyane kuko yari imaze amezi 2 gusa ivuguruwe na Kagame. Yayivuguruwe mu kwezi kwa 6 mbere yuko haba ibikorwa byo kwamamaza. 9% gusa nibo batangiranye na guverinoma muri 2017. Kuri ubu bakaba bagiye no muri manda ya 2. Ikindi Judith Uwizeye niwe wenyine utarigeze ahindurirwa umwanya, kuko kuva muri 2017 kugeza ubu ni minisitiri muri Perezidansi ya Repubulika. Usibye minisiteri nye gusa zahinduriwe abakozi, abandi bagumye mu myanya yabo. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Prudence Sebatunzi niwe wasimbuye Dr Ngabitsinze wirukanwe kubera ikibazo cy'umuceri wo mu Bugarama. Uyu yari umudepite mu nteko nshinga amategeko, yari umuyobozi wa komisiyo ishinzwe gukurikirana imicungire y'umutungo wa leta PAC. Mu mwaka wa 2020 nibwo yinjiye muri guverinoma aba umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi. Nyuma yaho aba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, akaba ari nawo mwanya yirukanweho. Afite impamyabumenyi y'ikirenga mu bukungu bushingiye ku buhinzi yakuye muri kaminuza ya Milan mu Butaliyani. Yabaye umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda aho yigishaga amasomo y'ubuhinzi. Yanabaye umuyobozi w'inama y'ubutegetsi bw'ikigo gishinzwe kuzanwa no kohereza ibijya mu mahanga bikomoka ku musaruro w'ubuhinzi NAEB. Mbese abanyarwanda twizere ko uyu minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mushya hari icyo azahindura ku musaruro w'abahinzi. Ikibazo nk'iki ni kizongera kugaragara. Reka tubitega amaso kandi tubifurije imirimo myiza, kandi Imana izabafashemo nk'uko babyivugiye mu ndahiro zabo.